hari abantu ubuzima bugerageza gutsinda kuva ku munsi wa mbere babonye izuba, hari n'abandi banyura mu bihe bikomeye ku buryo abantu babareba bakabona nta hazaza bafite, ariko rimwe na rimwe amateka akomeye niyo avamo inkuru zikomeye kurusha izindi zose. Uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru y'umusore wanyuze mu nzira y'amahwa agahura n'ibigeragezo bikomeye byamuhinduriye ubuzima. Uru ni urugendo rwuzuyemo amarira, amakosa, kwiheba, yewe n'ibihe bikomeye by'umwijima, ariko nanone rwuzuyemo icyizere, kwiyubaka ukongera ukabaho, kwamamara ndetse no kugera ku ntsinzi y'ibihe byose. Nzi neza kuko byasa kose niba ukoresha imbuga nkoranyambaga ntabwo bishoboka ko waba utazi uyu musore, utazi ijwi rye cyangwa se ngo wumve iyi ndirimbo. Kuri kandi umugore arataka maze azana mako yarabyutse ari mu gitondo ifite imishwi 7 ibyo bita sakabaka, iraze fata udushwi 4 mu mishwi 7 hasiga udushwi 3 inkoko batu mwakubaho koko. Nibyo koko ibyo watekereje nibyo. Uyu yamamaye ku mazina akoresha mu rwenya n'ubuhanzi nka G Taff, ariko amazina nyakuri yiswe n'ababyeyi ni Ntakirutimana Amuza. Ariko mbere yuko amenyekana ku mbuga nkoranyambaga, mbere yuko urwenya rwe ruvuna imbavu za benshi, mbere yuko izina rye rimenywa n'ibihumbi by'abakunzi b'imyidagaduro, habayeho imyaka y'umwijima n'ubuzima butoroshye. Uyu G Taff yakuze ahanganye n'ibibazo byinshi, harimo kubura umuryango akiri muto byatumye yisanga ku muhanda, aho yari ategerejwe na byinshi byari bigiye kumwangiriza ubuzima, aho yisanze mu mutego wo gukoresha ibiyobyabwenge byari bigiye gusenya ejo hazaza he heza. Ariko ko iminsi yagendaga ishira, ubuzima bwe bwakomezaga kujya mu manga. Amahitamo mabi yamugejeje ku ngaruka zikomeye, kugeza ubwo yafashwe na polisi y'u Rwanda akajya gufungirwa iwawa. Kuri benshi iyo niyo ngingo ishyira iherezo ku nzozi z'umuntu, ariko kuri we nibwo urugendo rushya rwari rutangiye. Mu mwijima w'ibigeragezo yanyuzemo yigiyemo amasomo yakuye mu makosa ye, aho niho havutsemo umuntu mushya, umuntu wiyemeje guhindura amateka ye aho kuyoborwa nayo, umuntu wahisemo gukoresha impano ye kugira ngo agaruke mu isura nshya n'ubuzima bushya. Ariko nyuma yo gufungurwa, G Taff yatangiye urugendo rwo kwiyubaka, aho yatangiye ari korodoniye. Ndavuga ko mbere yuko G Taff tuzi uyu munsi aba G Taff yadodaga inkweto ku muhanda, ariko nk'umusore wari ufite inzozi ngari ntabwo yabonaga ko kudoda inkweto ari byo bizamugira umuntu ukomeye. Nuko yeguye telefone ye maze yegera imbuga nkoranyambaga, afata urwenya nk'intwaro izamugeza ku ntsinzi n'ubwamamare, afata ibikomere bye nk'isomo maze atangira kwigarurira imitima y'abatari bake buhoro buhoro. Amashusho ye atangira gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram, TikTok, Snapchat ndetse na YouTube. Nuko ibinyamakuru byatangiye kumubenguka, byamubonagamo nka zahabu yigendera, bitangira kumukoresha ibiganiro bisimburana uko bwije n'uko bukeye, maze nawe arabasetsa koko imbavu zirashya. Nuko izina rye ryatangiye kumenyekana, urubyiruko rutangira kumubonamo urugero rwiza rw'uko umuntu ashobora kugwa ariko akongera guhaguruka ndetse agahagurukana imbaraga nyinshi. Benshi bamukundira uburyo asekamo bigatungura benshi, ariko se nayahe mateka nyakuri yihishe inyuma y'iyo nseko? Ni gute umusore wanyuze mu buzima bugoye yashoboye guhinduka umwe mu banyarwanda bakunzwe cyane n'urubyiruko rw'u Rwanda? Ese nayahe masomo nyakuri yakuye mu rugendo rwe? Kandi ni ubuhe butumwa urugendo rw'ubuzima bwe uzasigira abatwumva uyu munsi? Ngwino dukurikira inkuru ya G Taff, inkuru y'umusore wahinduye ububabare imbaraga ze, amakosa ye akamubera amasomo y'ibihe byose, maze akava mu mwijima akerekeza mu mucyo. Naho nje ndi Turatsinze Dominique. Mbere yuko dukomeza, kora subscribe kuri Rwanda Intelligent Mind ukomeze gusobanukirwa byinshi bisa n'ibicanganye kuri uyu mubumbe. Iyo urebye G Taff uyu munsi ubona umuntu useka, usetsa kandi usa n'uwabonye icyerekezo cy'ubuzima bwe, ariko inyuma y'iyo sura abantu babona uyu munsi hihisha amateka y'urugamba rutoroshye rwamuhinduye uwo ari uyu munsi. Ubuzima bwe ntabwo bwabaye inzira yoroshye, nka benshi mu rubyiruko rukurira mu buzima bugoye. Yahuye n'ibibazo byatumaga buri munsi ubu rugamba rushya. Hari igihe inzozi zisa n'iziri kure cyane, igihe amahirwe yabaga make kurusha ibibazo, igihe ejo hazaza hasaga n'ahatagaragara. Muri ibyo bihe byose nk'uko byagiye bigendekera urundi rubyiruko rwinshi, yaje kwisanga mu buzima bumujyana kure y'inzozi ze.
Mu myaka yakurikiyeho ibibazo byakomeje kwiyongera, aho kubona ibisubizo by'ibyamubuzaga amahoro yisanze agenda yegera ibintu byari kumwangiriza ubuzima. Buri ntambwe yateye mu nzira itari nziza yamujyanaga kure y'umuntu yifuje kuba we. Icyo gihe nta muntu wari gutekereza ko umunsi umwe azaba umwe mu bantu bazwi cyane ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda. Nk'uko bisanzwe bigendekera abantu benshi bafata amahitamo atari meza, hari igihe ingaruka zayo zigaragara. Ubuzima bwe bwaje kugera ahakomeye kugeza ubwo yafunzwe. Iyi nkuru yateye benshi kumva ko urugendo rwe rwari rugeze ku iherezo. Hari ababibonaga nk'igihano, abandi bakabibona nk'ikimenyetso cy'uko ubuzima bwe bwari bwarafashe icyerekezo kitari cyo. Ariko ngo burya amateka menshi akomeye atangira ahantu abantu benshi batekereza ko bidashoboka. Mu gihe benshi batekerezaga ko byose birangiye kuri G Taff, hari ikindi kintu gishya cyari kirimo kuvuka. Ibihe by'umwijima w'igicuku nibyo byamuhaye gutekereza ku buzima bwe. Wari umwanya wo kwisuzuma no kureba aho yavaga ndetse n'aho yashakaga kujya. Yatangiye kumva ko umuntu ashobora gukora amakosa menshi, ariko ayo makosa atagomba kuba iherezo ry'ubuzima bwe. Yatangiye kubaka icyizere gishya muri we no gutekereza ku buryo yakongera kwiyubaka. Ntabwo byari ibintu byoroshye. Kwiyubaka nyuma yo kugwa bisaba imbaraga nyinshi kuruta izo gukomeza kuguma hasi. Nyuma yo gusohoka yahisemo gutangira ubuzima bushya, ariko ikibazo cyari gisigaye ni iki: yari gukora iki kugira ngo yigarurire icyizere ndetse n'icya rubanda? Ni hehe yari gukura amahirwe mashya mu buzima bwe? Igisubizo cyari impano idasanzwe yo gusetsa yari afite, ariko itarabonye urubuga ruhagije ngo yigaragarize isi. Yatangiye akora amashusho mato mato, agerageza uburyo butandukanye bwo kuganiriza abantu mu biganiro. Mu ntangiriro ntabwo ibintu byose byahise bikunda nk'uko bigendekera abantu benshi bagitangira ikintu gishya. Byasabaga kwihangana no gukomeza kugerageza. Ariko nyuma yaje kuvumbura ubundi buryo bwihariye bwamugize umuntu udasanzwe mu ruganda rw'urwenya. Yatangiye kwitwara nk'umuntu utumva neza ibyo abajijwe, cyangwa se agahita atanga ibisubizo bitunguranye kandi bitandukanye cyane n'ibyo yari abajijwe. Uwo wari umwihariko utari usanzwe mu ruganda rw'imyidagaduro mu Rwanda. Iyo umuntu yamubazaga ikibazo cyoroshye, yasubizaga ikintu gituma abantu batangara. Iyo umuntu yatekerezaga ko azi icyo agiye kuvuga, yahitaga amutungura akavuga ibitandukanye cyane n'ibyari byitezwe. Abantu batangiye gukunda uwo mwihariko we kuko watumaga ikiganiro kiba gifite ikintu gishya buri munsi. Buhoro buhoro amashusho yatangiye gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Umuntu umwe akayisangiza mugenzi we, inshuti zikayisangira, urubyiruko rukayiganiraho. Izina rye ritangira kumvikana mu bice byinshi by'igihugu. Icyashimishije benshi nuko urwenya rwe rutari rushingiye ku gusetsa gusa, ahubwo hari harimo n'inyigisho, ndetse rugatuma abantu benshi bategereza kumenya icyaza kuvuga ubutaha cyangwa se muri video ikurikira. Buri video nshya yasohoraga yabaga ifite abakunzi benshi bategereje. Mu gihe kitari kirekire, G Taff yari amaze kuba umwe mu banyarwenya bavugwa cyane mu gihugu. Imbuga nkoranyambaga zari zarabaye nk'akarima ke, maze aragenda aramamara koko kurusha uko yari yarigeze abirota. G Taff yaje no gukoresha ubwamamare yari amaze kugira, maze akora indirimbo y'akahebwe ayita Aragitosa. Ni indirimbo yakunzwe n'abatari bake, dore ko bimaze kurebwa n'abarenga 1,600,000. Nubwo iyo ndirimbo ya G Taff itavugwaho rumwe, dore ko bamwe bavuga ko iyo ndirimbo ifite ubutumwa nk'uko na nyiri ukuyikora bihamya, abandi bati nta butumwa mbonye, ahubwo yamamaza uburaya n'ubwomanzi. G Taff wavuga ko ibintu bye byose ari komedi, yewe niyo ndirimbo yayikoze mu buryo bwa komedi cyangwa se bwo gusetsa. G Taff uyu munsi abantu benshi bamubonamo umunyarwenya, abandi bamubonamo umuntu uzi guhanga udushya. Ariko iyo usubiye inyuma mu mateka ye ugakurikira urugendo rwe, ubona ikirenze urwenya, ubona inkuru y'umuntu wanze gutsindwa n'amateka ye, ubona urugero rw'uko umuntu ashobora guhindura ububabare bwe imbaraga, akigira ku makosa ye n'ibigeragezo bye bikamubera urwego rwo kuzamukiraho. Uyu munsi abantu bumvise izina G Taff batekereza ku bitwenge, ku mashusho asetsa ndetse no ku mvugo zamugize icyamamare. Ariko nyuma y'ibyo byose hari urugendo rurerure rwuzuyemo kwihangana, kwiyubaka no kwizera ko ejo hazaza hashobora kuba heza kurusha uyu munsi. Amateka ye atwibutsa ko nta muntu ugomba gucibwa urubanza n'amakosa yakoze mu gihe cyashize. Atwibutsa ko umuntu ashobora gutsindwa inshuro imwe, ebyiri cyangwa se nyinshi, bitavuze ko umuntu yarangiye, ahubwo rimwe na rimwe ibikomere byacu nibyo bihinduka imbaraga zidufasha kugera kure.
ku rubyiruko rumukurikira, ku bantu bahuye n'ibigeragezo bikomeye ndetse no kubumva ko ubuzima bwacitse intege. Inkuru ya G Taff ibabwira ko impinduka zishoboka, ibabwira ko umuntu ashobora kongera kubaka ubuzima bwe niyo yaba yarageze ahantu hasa n'iherezo ry'ubuzima bwe. Uyu munsi akomeje gusetsa abantu no kubasigira akamwenyu ku maso, ariko wenda itsinzi ikomeye kurusha izindi zose si ugukundwa n'imbaga cyangwa se kwamamara ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo wenda nuko yabashije gutsinda urugamba rwo kwiyubaka ndetse no kongera kwizera ko ejo hazaza hashoboka, kuva mu mwijima ujya mu mucyo, kuva mu makosa ujya ku masomo, kuva ku kwiheba ukajya ku byiringiro. Urwo ni rwo rugendo rwa G Taff, kandi nk'uko amateka yabigaragaza, uko umuntu yaba yaraguye kose, igihe cyose agifite ubushake bwo guhaguruka, igice cyiza cy'inkuru ye kiba kitarandikwa. Murakoze, murakarama. Nge ndi Turatsinze Dominique. Kora subscribe kuri Rwanda Intelligent Mind ukomeze gusobanukirwa byinshi bisa n'ibicanganye kuri iyi si nzima.